Nongeye kubaha ikaze kuri Subiza TV, aha niho ukura ya makuru, abagezwaho amakuru, abacukumbuye uba ugiye kugezwaho n'uyu muhungu wanyu mumenyereye kuri rya jwi ritajya rihinduka, n'ijwi rihora rimeze neza. Reka nizere ko namwe mumeze neza, tugiye kubana muri aya makuru avugirwa aha ngaha muri aka karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Si ayo makuru gusa ndi bukugezeho uyu munsi, naguteguriye n'andi makuru avugirwa hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uze kunkundira tubane muri aya makuru yose, uraza kuyagezwaho nanjye mu kanya gato, mu minota tugiye kumarana itari myinshi. Byose ndaza kuba nabikugejejeho, nizera ko aho uri hose umeze neza, kandi ibitekerezo byanyu mba mbitegereje ari byinshi. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kuri twebwe kuko biradufasha, kandi mbwira na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yitwa Subiza TV akaba atarakora subscribe, nakore kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa se abone, bitewe nuko byita, ariko kandi ntagenda adakoze kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo abe yemeje neza ko abaye umuntu wacu. Ntabwo njye nzigera mbatenguha n'umunsi wa rimwe, kuko ibi ni ibintu nkora nkunze kandi nkabikora nta n'izindi nyungu ngamije, ahubwo ari ukugira ngo ngende mbabwira mwebwe muba muri hirya no hino, muba mutabashije kugeraho ibi ngibi byabereye, mubashe kubigezwaho nanjye, kuko niko kazi kandi ngomba kubibagezaho umunsi ku wundi. Ikaze rero, ntabwo turi butinde kuko murabizi ko igihe gihenda, kandi ng'igihe ni amafaranga. Uyu ni umugabo wo mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru, akaba yafatiwe mu cyuho cyangwa se yaguwe gitumo bitewe nuko waba ubyita. Uyu nguyu ngira ngo uri kugenda unamubona kuri screen yawe, ubwo ni iburyo cyangwa se reka mvuge ibumoso bitewe naho uri kundebera, ariko bitewe nuko abenshi bakoresha smartphone, ubwo reka tuvuge ibumoso bwa screen yanyu. Uwo mugabo ibyo muri kubona afite mu ntoki ze, mutaza kugira ngo ni ibiti cyangwa se ni iyindi mitako, ubwo abazi gukora analyse bahise bamenya neza ibyo ari byo. Ubwo rero nkikomeza n'ibyo uyu mutaramu cyangwa se uyu mujene, kuko ntago nkurikije imyaka ye aragera muri cya kigero cy'imyaka y'abantu bakuru, aracyari urubyiruko. Ari nayo mpamvu nkunda kuvuga nti ibi ngibi sinzi impamvu urubyiruko rukunda kubyijandikamo cyane, ubanza hariho ahantu haboneka amafaranga mu buryo buririjatsi cyangwa se mu buryo bwihuse cyane, kubera ko nta munsi polisi y'u Rwanda iratangaza ko abantu nk'aba ngaba bari gukora ibikorwa nk'ibi ngibi bitemewe cyangwa binyuranyije n'amategeko y'igihugu cyacu cy'u Rwanda kigenderaho, baba babafashe, kandi nta munsi batababurira ati ibi bintu mubireke, ibi bintu mubivemo. Ariko inshuro nyinshi nyine tubona hari abagiye bafatirwa muri ibi ngibi. Uyu nguyu rero akaba yaguwe gitumo nk'uko nari ngiye mbivuga, aho uyu nguyu byaje kugaragara ko afite umurima yahinzemo ibiti bigera kuri 17 cyangwa se birenga 17 by'ibiyobyabwenge by'urumogi. Ngira ngo muri kugenda mubibona neza, batabizi bashobora kugira ngo ni za mboga. Hari imboga ziba zimeze gutya rwose ziryoshya ibirayi cyangwa se bakunda guteka mu gatoki. Ubwo abaturage n'abandi bantu benshi bazi iby'imirire, aba ngaba bashobora guhita babimenya, babandi bafite uturima tw'igikoni. Mujye muri comment mubimbwira, ubundi muri kubona izatari imboga. Uyu nguyu rero ngo yaje kugira gutya, ibi ngibi ngabikora mu murima we, arajijisha abivanga n'ibindi bihingwa ngiye kugenda nkubwira. Uyu nguyu rero nyuma yuko aguwe gitumo cyangwa se atunguwe n'inzego z'umutekano, bakaza guhita bamujatira bamubwira bati hari ibintu twaketse ko waba ubana nabyo cyangwa se byegereye ahangaha iwawe mu rugo, cyane katabihinze kure y'urugo rwe. Hari ukuntu nyine usanga umuturage afite umurima wegereye urugo rwe, reka tuvuge munsi y'urugo cyangwa se hirya y'urugo, mu ntanzi z'urugo niko bakunda kuhita. Ariko uyu nguyu n'ubundi ibi ngibi ntago byamuhiriye. Ibi biti rero bigera kuri 17 byose by'urumogi yavanze n'imyaka bakunda kwita ibishyimbo, ntawe utabizi. Ahangaha n'ubundi ibi byose byagiye bibera, cyangwa se uyu nguyu n'ubundi yaje kuba agurwa gitumo n'inzego z'umutekano muri uyu mudugudu wa Ruhanga, mu kagari ka Ruhanga, muri uyu murenge wa Rusarabuye, muri aka karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. N'ubundi
nk'uko ibi byose biba byagiye bitangazwa na bamwe mu baturage batanze aya makuru, uyu nguyu bikaza kurangira atawe muri yombi. Uyu mugabo watawe muri yombi rero nk'uko byagiye bigaragara bikaba byaturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage, ahanini ngo bari basanzwe bamuzi neza ko ibi ngibi n'ubundi asanzwe abihingana na sezo ya buri gihingwa agiye guhinga gishobora kuba cyahisha izi boroze cyangwa se ibi bintu navuga ko biba bitemewe cyangwa se binyuranyije n'amategeko y'u Rwanda. Ubwo namwe mba mbarabuye ibi ngibi mushyire hagati, nibona bifite warabihinze ubirandure, kuko ntago bizaguhira nshuti yanjye, wenda bizaguhira sezi imwe cyangwa se sezi ebyiri ubikuramo n'amafaranga menshi, ariko sezi ya gatatu uzasanga n'aba bandi ubigurisha ari nabo baca inyuma n'ubundi bakagutangira amakuru. Rero byihorere, ureke kwiteranya na leta, ureke kwiteranya n'abaturanyi n'abavandimwe, ubundi ushaka utundi turimo tw'amaboko uwikorera. Ngayo ngukorera aho hari mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo reka dusimbukira ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko mba mbafite amakuru aba ameze neza, kandi amakuru mba nibanzeho nkavuga ni aya ngaya byanze bikunze ndaza kuyabagezaho, nizera ko ari amakuru nanjye ubwanjye mfitiye proof. Ni mu gitondo rero cyo kuri uyu munsi ni nabwo byaje kugaragara ko hakozwe cyangwa se aba barwanyi, reka manze mvuge ko aba barwanyi b'uyu mutwe wa AFC M23 bakoze umukwabu udasanzwe mushya muri teritwari ya Nyiragongo iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, wasize abatari bake cyangwa se wasize utaye muri yombi abatari bakeya, aho ibi ngibi byose byagiye bibera. Aha ngaha ndi kugenda nkubwira amakuru avuga ko kuri uyu umukwabu cyangwa se uyu mukwabu wabereye muri uyu mudugudu wa Nyangi ya gatatu mu gace ka Munigi ho mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Goma. Ubwo bivuze ngo ni nabwo uyu mukwabu n'ubundi waje kugenda ukorwa n'aba basirikari cyangwa aba bakotanyi. N'ubwa kabiri M23 yari satse muri kariya gace mu masaha 48 ashize, dore ko iyi operasiyo nkiriya yaherukaga ku wa kabiri tariki 14 z'uku kwezi turimo uzwi kwakira, n'ubundi muri uyu mudugudu wa Kiziba ya kabiri naho uherereye. N'ubundi nakubwira ko nayo Kiziba ya kabiri iherereye mu ruriya mudugudu cyangwa se hariya muri kariya gace ka Munigi, nk'uko ndi kugenda mbigarukaho. Ni operasiyo ubuyobozi bwa FC23 buvuga ko igamije kurwanya ubujura n'umutekano muke ndetse no gusenya udutsiko tw'abantu bakekwaho gukorana n'abanzi babo, harimo abarwanyi bitwaje intwaro. Amakuru avuga ko mu masaha cyangwa se mu masaha 11 z'igitondo aribwo abasirikare ba 23 binjiye mu bice bikikije ishuri rya Kiyabo, nk'uko bagiye babitangaza, bategeka abantu bose kuva mu ngo zabo mbere yo kujya hariya muri turiya duce tugiye dutandukanye nk'uko mba nagiye mbikubwira. Aya niyo makuru rero naba nkuhaye ari kuvugirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkwizeza ko byose ndi kugenda mbikurikirana neza cyane, turaza no gusubira mu makuru yacu ari imbere. Nagushimira twatangiranye iyi nkuru nkakubwira ko uri uw'agaciro kuri twebwe kandi uri umuntu ukomeye aho uri hose. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, kandi mbona kugenda nkushimira nkubwire ngo wakoze cyane kubana natwe. Dusubire mu kanya. Ciao ciao.